ikiganiro cy'uyu munsi ku mateka y'intumwa z'Imana tugeze ku ntumwa y'Imana Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mu gice cya mbere twaganiriye kuri Ibrahim alayhi salatu wassalam. Uyu munsi wa none turakomeza ku kiganiro cy'abahungu be Ismail na Ishaqa, ndetse haraza kwinjiramo n'umwuzukuru we Yaqub alayhi salam. Allah niwe waremye ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo mu minsi 6, hanyuma aganza hejuru ya Arush. Nta wundi murinzi cyangwa umuvugizi muzagira utari we. Ese ntabwo mwibuka yemwe abahawe igitabo kuki mukumira abashaka kugana inzira ya Allah, idini rya Islam, muyihimbira ko idatunganye, nyamara namwe muri abahamya ko Islam ariyo nzira y'ukuri kandi Allah ntabwo ayobewe ibyo mukora. Ibrahim alayhi salam nyuma y'igihe kirekire atabyara yasabye Imana subhanahu wa ta'ala urubyaro, kandi urubyaro rwiza. Imana yaje kumutangariza yuko azabona urubyaro. Bamaze imyaka 20 bageze Baitul Maqdis. Sara wari umugore we yabwiye umugabo we ngo Imana ntabwo yampaye urubyaro, none ndabona ibyiza wabonana na Hajar umujakazi wanjye, hari ubwo Imana yamumperamo umwana akamara irungu. Ibrahim alayhi salam abonye ko umugore we ariko abyifuza, yabonanye n'umujakazi we Hajar. Ako kanya ahita asama. Akimara gusama yarahindutse, atangira kutubaha nyirabuja. Nawe Sara amaze kubona ko byahindutse, yamureze kuri Ibrahimu amuha uburenganzira bwo kumukoresha icyo ashaka, icyo yifuza cyose. Hajar yumvise ko Ibrahimu yamutanze, yamukuyeho amaboko, agira ubwoba, arahunga, amanuka mu mibande, aza guhura n'umuntu atazi. Uwo nguwo yari malayika. Malayika aramubwira ngo humura, wigira ubwoba, kuko Imana yamaze kumuteganyamo icyiza, uvuga ngo uwo mwana utwite. Malayika yamusabye gusubira mu rugo, anamuhishurira kuzabyara umwana w'umuhungu, akazamwita n'izina Ismail. Hajar amaze gusubira mu rugo yabyaye bidatinze umwana w'umuhungu. Ubwo Ibrahim alayhi salam yarageje mu myaka 86 y'amavuko, na mbereho yarageje mu myaka 86 y'amavuko. Ubwo ni na mbere ya Ishaq imyaka 13 cyangwa se 14. Ismail akimara kuvuka, Imana yahishuriye Ibrahim kuzabyara Ishaq kuri Sara. Ubwo Ibrahim ahita yubama akora sijida yo gushimira Imana Nyagasani. Ibrahim yaje kwimukira mu misozi ya Paran cyangwa se hariya Imaka, yimukana n'umwana we na nyina. Hajar akimara kubyara Ismail, Sara yabuze amahoro, agira ishyari, ategeka Ibrahim kumuvana mu maso. Ibrahim yarabafashe arabajyana, abagerana mu bikombe by'imisozi ya Paran ariyo ya Makka, kuko ariho Allah yari yamweretse. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muri sanad ya Bukhari yavuze ko ahantu hambere abantu batangiriye kuhagira nyabagendwa naho nyina wa Ismail yari wenyine i Makka. Bivuga ngo Makka niho hantu abantu batangiye gufata nk'ahantu nyabagendwa kuri iyi si. Aho niho Ibrahim yatuje umugore we n'umwana we iruhande rw'igiti cy'inganzamarumba Dawha, ahirengeye hiriba rya Zamzam mu mpinga y'umusigiti. Icyo gihe nta muntu wari uhatuye, nta mazi abasigaho hantu, abasigira uruhago rurimo amazi n'itende. Ibrahim yabateye umugongo aragenda, maze Hajara aramukurikira, aramubaza ati ya Ibrahim, none se ko udusize twenyine ukaba udusize ahantu hadatuwe, nta n'ikintu na kimwe gihari? Hajara yakomeje kumubwira ayo magambo, Ibrahim akomeza kumwirengagiza, ntiyanahindukira. Nyuma yaje kumubaza ngo ese ni Allah wabigutegetse? Ibrahim ati naam. Noneho Hajar aratuza, aravuga ngo ubwo ari Allah ntacyo tukibaye. Asubirayo asanga uruhinja rwe. Ibrahim yakomeje urugendo, ageze nko muri 1/2 arahindukira, areba inyubako, areba Al-Kaaba, asaba muri aya magambo, aravuga ati Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi dhi zar' inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhi. Yaravuze ati Nyagasani Imana, ntuje abanjye ahadahingwa, ahantu hatari ubuhingi, ku ngoro yawe ntagatifu. Nyagasani Imana nta yindi mpamvu ni ukugira ngo bazahashimangira amasengesho azahahore. Ubw'ibyo Nyagasani Imana shyiramo abantu kuhayoboka, abantu bose bahayoboke, bajye bahagenda, habe nyabagendwa. Kandi Nyagasani Imana warzuquhum min ath-thamarat, ubahe ibihingwa, ubahe amafunguro, la'allahum yashkurun, hari ubwo bagushimira. Iyi ayiboneka muri suratu Ibrahim 37. Hajara yakoresheje amazi yari afite, aza kumushirana, abura amazi yo kunywa, abura n'amashereka y'umwana. Umwana aramurirana cyane, kumuhendahenda biramunanira. Hajara abuze uko abigenza, ahaguruka nibakwe, ahunga gukomeza kureba mu maso y'ikibondo cye, yurira agasozi ka Safa kari imbere ye, ararangaguza, aramanuka, ajya mu kabande kako, arakataza, imyenda yifatira hejuru, asingira kandi gasozi ka Marwa, aragatondagira, agahagarara hejuru, ararangaguza ngo arebe ko yabona umuntu hafi aho ngaho. Araheba, yahatambagira inshuro zigera kuri 7. Aho ni naho hava kwitwa umutambagiro mutagatifu. Ubundi umutambagiro ni umwe mu migenzo ya hijja, ni sa'i. Noneho bakazaho
tawaf kuzunguruka, hakazaho al-wuquf guhagara n'izindi ansaki za hijja. Hajara amaze gusoza inshuro 7 kuri Marwa yumvise ijwi nk'iry'umuntu, nawe ati cecekaho uranshakaho iki? Arongera atega amatwi yongera kuryumva, noneho arasubiza ati numvise keretse niba ufite amazi. Vango ikibazo cyari ifite cyari ikibazo cy'amazi. Iryo ryari ijwi rya malayika wari aho Zamzamu yaje guturuka. Nibwo malayika akubise ibaba rye hasi, atoboka isoko y'amazi, atangira kuzamuka ikuzimu. Nawe Hajar atangira kuyagomera hamwe ayakorera ikibumbiro. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yavuze ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ngo yarhamullah ummu Ismail law tarakat Zamzam aw qala law lam taghrif min al-ma lakanat Zamzam aynan muayyana. Aya magambo intumwa y'Imana yavuze ngo Imana igirira impuhwe nyina wa Ismail, iyaza kureka Zamzam igakomeza ikasandara ahariho hose, Zamzam yari kuzaba nk'icyuzi kiraho gifite isoko. Hajar yatangiye ubugabona amazi yo kunywa no gukoresha ibindi. Umwana nawe abona amashereka akomeza konka. Malayika abwira Hajar ati humura ntugira agahinda, ntiwihebe, kuko aha hantu hazubakwa ingoro y'Imana, kandi izubakwa n'uyu mwana wawe hamwe na se wamubyaye, na Nyagasani ntiyababaza abayo. Ahagombaga kubakwa ingoro ntagatifu hari hirengeye hazamutseho ku butaka. Umuvu w'amazi ya Zamzam uza gutwara uruhande rw'iburyo, inguni n'urw'ibumoso. Haza kunyura abagenzi bo mu bwoko bwa Jurhum, bamanuka epfo hasi Imaka, baza kubona igisiga kireremba mu kirere hateganye na ya mazi ya Zamzam. Baravuga bati nyamara kiriya gisiga kireremba hejuru y'amazi. Nibwo bohereje umwe ngo ajye kureba, kuko ageze yasanga hari amazi. Uwo bohereje yarahageze asanga koko amazi arahari, asubirayo kubibabwira. Nabo bamanukirayo basanga Hajar ari mu iriba, bamusaba uruhushya kugira ngo bahagere, arabemerera. Arababwira ati ariko mwaza mwagira mumenye ko nta burenganzira mufite kwa aya mazi. Nabo barikiriza. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yavuze ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ko nyina wa Ismail yaje kubadohorera, arabareka batangira kujya bavoma, bagashyira imiryango yabo, baje kugenda bahatura gahoro gahoro. Ismail alayhi salam yabakuriyemo abigiramo ururimi rw'icyarabu rutomoye, kuko muri bo harimo abasizi. Umwana aragenda arumenya neza, birabatangaza. Amaze gusoreka baje kumushingira umwe mu bakobwa babo. Ismail alayhi salam agejeje igihe cyo gutangwaho igitambo, Imana Nyagasani iragira iti waqala inni dhahibu ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin fabasharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika najzi al-muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin wa basharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Surat as-Safat aya 99 kugeza kuri aya 113. Imana Nyagasani iragira iti Ibrahim alayhi salam yaravuze ati inni dhahibun ila rabbi sayahdin, jewe nisangiye nigire kwa Nyagasani wanjye azanyobora. Rabbi habli min as-salihin, Nyagasani Imana jewe nshira muri babagaragu bawe beza. Fabasharnahu bighulamin halim, tumugezaho inkuru nziza y'umwana ucishije make. Ismail yari afite sifa yo kuba ari halim, gucisha make, umwana ucishije make. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ngo Ismail amaze kugera mu kigero cyo kugendana n'umubyeyi we, qala ya bunayya inni ara fil manam, se yaramubwiye ati mwana wanjye narose anni adhbahuka, ndimo kukuba, fanzur madha tara, urabibona uti? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, umwana aramubwira ati data kora icyo wategetswe, satajiduni insha Allah min as-sabirin, uzansanga ndi mu bihanganye. Falamma aslama wa tallahu liljabin, nuvuga ngo bombi bamaze kubyiyemeza, noneho Ibrahim amaze no kumuhindukiza neza. Wanadainahu an ya Ibrahim, Imana Nyagasani iti twaramuhamagaye ngo yewe Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, inzozi zawe zabaye impamo, zamaze kwakirirwa. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, twebwe uko nguko niko duhemba abakora neza. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin, Allah subhanahu wa ta'ala iki cyari ikigeragezo kigaragara, ikigeragezo nyakuri. Wafadainahu bidhibhin 'azim, tumushumbusha itungo imbagwa itungo ry'imbagwa ryiza. Watarakna alayhi fil akhirin, iryo tungo iyo mbagwa icyo gitambo tukibikiye abari inyuma. Salamun ala Ibrahim, Nyagasani amahoro ahore kuri Ibrahim. Kadhalika najzi al-muhsinin, uko nguko niko duhemba abakora neza. Innahu min ibadina al-mu'minin, kubera ko Ibrahim uyu nguyu yari mu bagaragu bacu b'abemeramana. Wabasharnahu bi ishaq nabiyya, icyo gihe twahishuriye Ibrahim kuzabyara Ishaq nk'intumwa y'Imana, min as-salihin, kandi akaba ari muri za ntumwa b'abantu beza bakora ibitunganye. Wabarakna alayhi, twamuhundagajeho imigisha, wa ala Ishaq, no kuri Ishaq, wa min dhurriyyatihima muhsinun, ngo no mu miryango yabo no mu buzukuru babo harimo abakora neza, wa zalimun li nafsihi,
bakora nabi mubin. Imana nyagasani iributsa ko ubwo inshuti yayo Ibrahim yimukaga akava iwabo muri bene wabo, yasabye Imana kumuha umwana mwiza, umwana utunganye. Imana yaje kumutangariza umwana wiyoroheje ariwe Al-Halim, akaba ari Ismail, kuko ari nawe mfura ye wavutse mu zabukuru safite imyaka 86. Ibyo ntawe ubihinyuza kuko ari we mwana we wa mbere. Umwana amaze kugira hejuru ari wa mwana ufatanya imirimo n'ababyeyi, agafatanya nabo urugendo abatwaje ibiremereye. Ibrahim yeretswe mu nzozi ategekwa kumubaga, akamutangaho igitambo. Ibn Abbas yavuze ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ko inzozi z'intumwa ni wahyi, no guhishurira. Uvuga ngo intumwa yarotaga ikintu cyabaga ari itegeko, yabaga ari wahyi, yabaga yahishurira. Iryo ryari gerageza rivuye kwa Allah, aho yageragezaga umugaragu wayo kugira ngo abaga umwana we w'ikinege, nawe waje mu zabukuru. Ahangaha birahurirana na ya mvugo ya mbere aho nyagasani yavugaga ko ubwo yashatse kugerageza Ibrahim agatsinda ibigeragezo. Yarongeye ageragezwa mu zabukuru, aho yari atangiye kuva agiye kugira ituze we n'umugore we. Ibrahim alayhi salam yihutiye gushaka gushyira mu bikorwa ibyo yarose. Ahamagara umwana we amurotorera inzozi, niko kumubaza icyo azivugaho. Umwana yihutiye gusubiza se, aramubwira ngo ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Iki gisubizo kirumvikanamo ukwihangana guhanitse, kubaha umubyeyi no kubaha umuremyi w'abagaragu bose. Umwana amaze kwicisha bugufi no koroshya umubiri we, umusaza yashatse kumubaga amuturutse inyuma ngo atamureba mu maso. Yamuryamishije nk'uko n'amatungo y'imbagwa aryamishwa, atangiza izina ry'Imana anayikuza agira ati bismillahi Allahu akbar, nk'uko dukinje. Umwana nawe atora shahada nk'uwitegura gupfa. Ibrahim alayhi salam yanyujije icyuma ku ijosi ry'umwana, icyuma nacyo cyanga gukata, kumbi icyuma Allah yamaze kukigimbisha kirasa nk'ikirimo kunyura kuri aluminium. Nyuma yaho ijwi ryahamagariye hejuru rigira riti wanadainahu an ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya, twaramuhamagaye tuti yewe Ibrahim, inzozi zabaye impamo, inzozi zakiri. Bivuze ngo ikigenderewe cyagezweho kuba watsinze ikigeragezo, kubaha kwawe no kwihutira kubahiriza itegeko ry'umuremyi wawe, ukemera gutangaho umwana wawe igitambo nk'uko wanatangaga umutungo wawe mu bashyitsi. kubera icyo nyagasani aragira ati inna hadha lahuwa albala'u almubin, iki cyari ikigeragezo cy'indengakamere. Ibrahim alayhi salam yaguraniwe intama nini y'umweru y'amahembe manini, akebutse ayibonaho iziritse ku giti cy'amaho abari yabaga mu kigwi cya Ismail. Hadith ivuga ko igihe kimwe intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatumyeho Uthman ibn Talha amutegeka gutwikira amahembe y'intama yari amanitse kuri al-Kaaba, kuko yayabonye akabyibagira. Amubwira ko ashobora kuba kurangaza abari mu masengesho. Uwitwa Sufyan amaze kubona amahembe y'intama yabaye aho amanitse kuri al-Kaaba kugeza haje gushya na yarashya. Ibn Abbas nawe akavuga ko umutwe w'intama wabaye kuri al-Kaaba uza kuma urashenguka. Ibi nabyo ni bimwe muri gihamya yuko umwana watanzwe igitambo ari Ismail, kuko ari nawe wabaye Makka. Naho Ishaq nta namakuru yuko yaba yarageze Makka mu bwana bwe. Wallahu a'lam, yagasani n'ubizi. Tugiye kureba ziyaratul Khalil libni Ismail, ingendo Ibrahim yakoreraga umwana we Ismail akaza kumusura i Makka aho yamusize. Nkuko twabibonye, Ismail amaze kwigira hejuru yashingiwe umwe mu bakobwa baba Amali. Hajara yaje kwitaba Imana, nuko Ibrahim aza gusura Ismail no kureba iby'umugore we yasize. Yasanze Ismail adahari, abaza umugore we wa mukobwa w'Umuamali, abaza umugore we aho yagiye. Undi amusubiza ko yagiye gushakisha imibereho. Ibrahim alayhi salam yabajije umukazana we uko babayeho, undi nawe aratangira avuga ko babayeho nabi, bari ubuzima bwo mu mfunganwa, ariranguza we wese. Ibrahim alayhi salam aramubwira ati umugabo wawe nahindukira umusuhuze, hanyuma umubwire ngo ahindure ikizingiti cy'umuryango wiwe. Ismail alayhi salam yaje guhindukira, ageze iwe yahise yiyumvamo ko hari umuntu wahageze, niko kubaza umugore we niba hari uwahageze. Undi nawe aramwikiriza amubwira ko haje umuntu w'umusaza ushaje, amushushanyiriza uko ameze, ati yaje arakumbaza, mubwira ko wagiye gushakisha imibereho, ambajije uko tubayeho, mubwira ko tubayeho nabi. Ismail atese nta mpanuro yaguhaye. Umugore ati yambwiye ko nuza ngusuhuza ngo ariko kandi nguhindura ikizingiti cy'umuryango wawe. Ismail ati uwo ni data, ubwo yantegetse ko dutandukana, kubw'ibyo sanga bene wanjye. Yamuhaye talaq, arongera ashaka undi mukobwa wo mu bwoko bw'abajurhum, ubwoko bwa nyina. Ntibyatinze Ibrahim yaje kugaruka abigenza nk'uko yabigenje ku wa mbere. Abajije umugore aho umugabo we yagiye, undi amusubiza ko yagiye kubahahira. Ibrahim amubaza uko babayeho, umugore amusubiza ko ntacyo babaye. Ibrahim atese ubu mutunzwe n'iki? Umugore ati dutunzwe n'inyama tukanywa n'amazi. Ibrahim alayhi salam azamura amaboko hejuru arabasabira agira ati Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma, nyagasani Imana bashyirira imigisha mu nyama no mu mazi.
intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo nta bihingwa bindi bari bafite icyo gihe, kuko iyo baza kuba babifite nabyo yari kubibasabira. Ibyo byombi ntibigeze babibura cyangwa ngo bihabe bike aho ngaho i Maka. Ibrahim alayhi salam yabwiye umukazana we wa kabiri ngo umugabo wawe nahindukira umusuhurize cyane kandi umumbwirire ngo shimangira ikizingiti cy'umuryango wawe. Ismail yarahindukiye abaza umugore we niba hari umuntu wageze mu rugo. Umugore amubwira ko haje umusaza mwiza aramutaka. Ismail amubaza niba hari impanuro yamuhaye. Umugore avuga ko yamubwiye ngo amusuhuze cyane ngo kandi naza ngo ashimangire ikizingiti cy'umuryango we. Ismail ati uwo ni data, ikizingiti cy'umuryango ni wowe. Ubwo akaba yasabye ko nkugumana. Ibrahim agiye kubaka ingoro ntagatifu, bina'ul baytil atiq, agiye kubaka ingoro ntagatifu ya al-Kaaba. Imana iragira iti wa idh bawa'na li Ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina wa ruk'is sujud wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Surat al-Hajj aya 26 na 27. Imana iragira iti mwibuke ubwo twerekaga Ibrahim ahazubakwa ingoro, ahazubakwa inzu, alla tushrik bi shay'an, tumubwira ko atagomba kutubangikanya n'icyari cyo cyose. Wa tahhir bayti lit-ta'ifin, kandi ingoro yanjye uyitagase kubera bazaza kwizunguruka, wal qa'imin, nabazaza kuhakorera amasengesho iswala, wal ruk'is sujud, abazaza kuhamara igihe bakakorera za itikaf, bakahasarira, bagakora tawafu kuri al-Kaaba, bagakora sa'i hagati ya Safa na Marwa. Imana yategetse Ibrahim kuhatagasa. Hanyuma ngo wa adhin fi an-nas bil hajj, kandi utangariza abantu gukora hijja, ya'tuka rijalan, bazaza n'amaguru, wa ala kulli dhamir, bazaza no kuri buri kimwe cyose kigenderwaho, ya'tina min kulli fajjin 'amik, bazaza baturutse imihanda yose. Iyo ni hijja. Imana iravuga ku mugaragu wayo umuyobozi w'abakiranutsi, sekuru w'intumwa, yuko yubaka ingoro ya kera. Ingoro ya kera ni al-Kaaba. Al-Kaaba yitwa ingoro ya kera, Baytul Atiq, akaba ari umusigiti wa mbere wubakiwe abantu bose kugira ngo bawusengeremo Imana. Imana yamweretse naho azayubaka, irahamurangira. Biturutse kuri Ali radhiyallahu anhu n'abandi batandukanye bavuga ko Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala yahishuriye Ibrahim ahazubakwa al-Kaaba, ahantu Imana yahateguye kuva isi yaremwa n'ijuru, hakaba haziririjwe ibikorwa bibi kugeza ku munsi w'imperuka. Ikindi nuko nta kigaragaza ko hari inyubako mbere y'intumwa y'Imana Ibrahim yaba yarahasanze. Nyagasani aragira ati inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa huda lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Surat Ali Imran aya 95. Imana iragira iti inyubako ya mbere, ingoro ya mbere yubatswe ku mpamvu yo kugira ngo abantu bakora amasengesho, lalladhi bi Bakkata mubaraka, niri ku butaka bwa Maka. Al-Kaaba niyo nyubako yubatswe ku isi ku mpamvu yo gukora amasengesho. Ibi ngibi la niqash wala jidal. Baitul Maqdis iriya ngoro ya Yerusalem yubatswe nyumaho ya Al-Kaaba imyaka iri hafi kugera mu gihumbi. Ni ukuvuga ngo urafata kuva ku gihe cya Ibrahim ugenda ugere ku gihe cya Nabi Yaqub igihe cya Nabi Sulaiman. Ingoro rero yubatswe ku mpamvu yo gusenga ni Al-Kaaba iri Maka kuko bivugwa muri Qur'ani ntagatifu. Aho ngaho kuri Al-Kaaba, kuri iyo ngoro hariho ibimenyetso. Mu bimenyetso bihari hari ahantu Ibrahim yari ahagaze ubwo yari arimo kubaka iriya ngoro ntagatifu. Makamu Ibrahim ni ibuye Ibrahim yahagazeho azamura inyubako ya Al-Kaaba, arizaniwe n'umuhungu we Ismail. Iryo buye ryari ryometse ku rukuta rwa Al-Kaaba kuva kera na kare kugeza ku gihe cy'ubuyobozi bwa Khalifa Amirul Mu'minin wa kabiri Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu niwe waje kuryigiza inyuma gato kugira ngo ritazajya rirangaza abakora tawafu. Iryo buye ryakomeje kugaragaza ibimenyetso by'ibirenge by'intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam kugeza mu ntango ya Islam. Bisobanuye ko Ibrahim yubatse umusigiti mutagatifu ku butaka butagatifu mu kibaya kidahingwa, asabira abaho imigisha, abasabira imyaka, hamwe nuko hatagira imvura, nta mashyamba, nta n'ibihingwa. Yanahasabiye kuba haziririjwe, ahasabira umutekano. Imana yakiriye ubusabe bw'intumwa ya Ibrahim iramusubiza. Kubera iyo mpamvu ya Ibrahim kuba ari we wubakiye abo ku isi ingoro ntagatifu, akwiye icyubahiro cyo hejuru n'urwego rwo hejuru rwo mu ngoro ntagatifu ya Baitul Ma'mur, niyo Al-Kaaba yabo mu ijuru rya karindwi, hinjirwamo n'abamarayika 70,000 ku munsi, bakabisikana ntihazagire ugarukamo kugeza ku munsi w'imperuka. Tugiye kureba ivuka rya Ishaq. Imana Nyagasani iragira iti wabasharnahu bi Ishaqa nabiyya min as-salihin, ngo twatangarije inkuru Ibrahim yo kuzabyara Ishaq nk'intumwa, kandi akaba ari mu ntumwa muri za bantu beza b'intungane. Wa barakna alayhi wala Ishaq, twabashyizemo imigisha na Ishaq. Wa min dhurriyyatihima, no mu rubyaro rwabo, muhsinun wa zalimun li nafsihi, harimo abeza batunganye hakabamo n'inkozi z'ibibi. Inkuru nziza yagezwagaho Ibrahim n'umugore we Sara yo kuzabyara Ishaq nk'intumwa. Iyo nkuru bayigezwagaho na malayika Jibril ubwo yari kumwe n'abandi bamarayika berekeje mu karere intumwa y'Imana Lut yari arimo. Bari bagiye kurimbura Sodoma na Gomora kubera ibikorwa
bikorwa by'urukozasoni bakoraga abantu muri qaumu Lut. Imana nyagasani iragira iti walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanith falamma ra'ahu aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub qalat ya waylata alidu wa ana ajuz وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد من سورة هود آية من متندة نيكينا كجازة كوري آية من غرين غنغتا أنغا إيمانا يغساني لجريتي ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى نغو إنهم غزاتو أبنا بمرايكا نغو بازني إنهرون زيزا إبراهيم قالوا سلاما بمجزه إلا متسوى مهور قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد إبراهيم نهاتينزي يبس مجيكاري أتورهاسي isekurume azimanira abashitsi be falamma ra'ahu aydihum la tasulu ilayhi none Ibrahimu azakubona abo bashitsi ntabwo barambura akaboko ngo bakore mufunguro yabahaye nakirahum wa awjasa minhum khifatan Ibrahimu yagize ikintu kimeze nko kumva arakaye kumva batarimo bakora ku funguro yabateguri qalu la takhaf noneho bamarayika baramubwira bati ntutinye Ibrahimu inna ursilna ila qaumi Lut twebwe twoherejwe muri qaumu Lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat umugore we Sara yari yarahagaze ahantu hirengeye fabasharnaha bi ishaq tumutangariza kuzabyara ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub na nyuma ya ishaq no mu mugongo wa ishaqa hakaba arimo yaqub muri aya naho niho hakomeza gushimangira ko uwatanzwe igitambo ari Ismail alayhi salam kubera ko ishaq uyunguyu uvuka kuri Sara Imana itanga bushra yo kuzabyara ishaq Imana yisivuga ko no mu mugongo wa ishaq harimo Yakobo ntabwo rero Imana ari kubizi ko ishaq azatangwa igitambo nk'abavuga ko ishaq ari we watanzwe igitambo kandi yari kuzaba imbago noneho Imana iganatangaza ko azavuka inyuma ye harimo na Yakobo Qur'ani nibivuga neza ahangaha rero Imana iravuga abamarayika bari batatu yari Jibril Mikail na Israfil ubwo bari bageze kwa Ibrahim yabaketsemo abashyitsi abokereza rimwe mu matungo ye by'umushishe amaze kuritunganya araribegereza ngo barye abona nta bushake bwo kurya bafite kubera ko abamarayika n'ubusanzwe ntabwo bagira harayizi nk'iz'abantu ntabwo bagira gushaka ibyo abantu bifuza nabo sibyo bagira baramubwiye ngo wigira ubwoba twebwe twoherejwe kurimbura qaumu Lut Sara yabaye nk'ubarakarira aho yarahagaze ahirengeye nibwo malaika Jibril yabahishuriye inkuru yo kuzabyara Ishaq nibwo Sara avugije impundu ariko aravuga ati ese nzabyara nte ngo ndi ingumba n'umugabo wanjye akaba yarashaje ubwo Ibrahim yaratangaye cyane ariko bagatangara n'ibyishimo fabasharnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub iyo nkuru yazanye yo kuzavuka kwa Ishaq na nyuma ya Ishaq harimo Yakobo cyangwa se Yaqub hano muri uyu murongo wa Qur'an ni naho nanone hemerezwa ko uwatanzweho igitambo ari Ismail kubera ko Ishaq hahishuwe kuvuka kwe n'inyuma ye hakazavuka Yaqub amukomotseho Ibrahim al-Khalil tugiye kureba Ibrahimu no gusaba kwerekwa kuzura no kubeshaho Imana yagasani iragira iti wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-maut qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al ala kulli jabal minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim suratul baqara aya magana 260 Imana iragira iti ubwo Ibrahim yagiraga ati nyagasani Imana nyereka buryo ki utanga ubuzima n'urupfu Imana iramubwira iti qala awalam tu'min Ibrahim ntabwo ibyo urabyemera Ibrahim ati qala bala naremeye walakin liyatma'inna qalbi nukugira ngo umutima wanjye numve utuje Allah aramubwira ati qala fakhudh arba'atan min at-tayr Ibrahim fata inyoni enye fasurhunna ilay thumma ij'al ala kulli jabal min uzicaga gurukushaka hanyuma ugende buri gipando gishyira ku musozi ku gasozi kwako thumma du'uhunna nurangiza uzihamagare ya atina kasaya ziraza zihuta wa'lam anna Allah azizun hakim nihuza kumenyera ko nyagasani ari we mushobozi ari we mugenga ahangaha Imana nyagasani yashatse gusubiza umugaragu wayo ku busabe bwe niko kumutegeka gushaka inyoni enye akazicagagura akazivangavanga ibihimba byazo ndetse n'amababa yazo hanyuma agafata buri gice cy'umubiri akagishyira ku gasozi kwako ibyo birangije yategetswe kuzihamagara buri gihimba kikiyunga n'icyacyo ndetse n'amababa agasubira ku nyoni yayo inyoni zirongera zisubirana nk'uko zari zimeze mbere byose Ibrahimu abireba bikarushaho kumwongerera kwizera no kwiringira
bivugwa ko Ibrahim alayhi salam yasigaranye imitwe yazo mu ntoki, ahamagaye zitangira kuza buri imwe yose yiteranya ku mutwe wa Ibrahim alayhi salam. Ntabwo yashidikanyaga ku bushobozi bw'Imana subhanahu wa ta'ala, ahubwo yashatse kuva mu cyiciro cya imani yashatse kuva mu cyiciro cy'ubumenyi impamo, ilmu al-yaqin, akagera ku ndoro kumbona nkubone, kuri ayni al-yaqin. Nuvuga yashatse kuva kuri ilmu al-yaqin akagera kuri ayni al-yaqin. Ilmu al-yaqin ni ukwemera neza ubikuye ku mutima utabishidikanyaho. Ayni al-yaqin ni ukubona ikintu ukakibona imbona nkubone, noneho bikarushaho gushimangira. Hari ibimenyetso rero byagaragaye mu buzima bwa nyuma bw'intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam. Nkuko byumvikanye, Ibrahim alayhi salam yavukiye mu gihugu cy'umwami Namrud mwene Kanaan. Hari mu gihe kibi cy'ubuyobe. Umwami Namrud yatwaye igihe kinini cyane abantu yarabayobeje mu mwijima w'icuraburindi ariho bibera. Mu mavuka ya Ibrahim hagaragaye inyenyeri imurika cyane ku buryo yazimangatanyije urumuri rusanzwe rw'izuba ku manywa ndetse n'urumuri rw'ukwezi nijoro. Namrud abonye ibyo bintu yagize ubwoba, yegeranya abapfumu be n'abakorana n'inyenyeri al-Munajjamin, abasaba kumusobanurira ibyo bintu. Bamaze kubisuzuma baramubwiye ngo hazavuka umwana w'umuhungu mu baturage bawe, niwe uzaba impamvu y'ihirima ry'ubwami bwawe kandi bukazahirimira mu maboko ye. Urumva ni amateka ajya gusa nk'aya Musa kwa Firaun. Mu yandi magambo, niwe uzagukura ku ngoma. Namrud yahise ashyiraho itegeko yuko nta mugabo wemerewe kongera kubonana n'umugore we, ndetse anategeka kwica buri mwana w'umuhungu uzavuka muri icyo gihe, gutegeka abantu b'abagabo kutongera kubonana n'abagore babo, agashyiraho n'ingenza kandi zigenzura ibyo bintu, wibeshye ubyari. Muri icyo gihe niho havutse intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam. Imana yaramurinze akurana na Namrud hamwe n'imigambi ye mibisha. Ibrahim alayhi salam yarakuze aza koko guhirika Namrud ku mbaraga z'Imana. Yaje kwimuka ajya Haran, nyuma ajya Sham, atura mu gihugu cya Iliya ni Baitul Maqdis. Yaje rero kubyara abahungu Ismail na Ishaq. Nuko Sara aza kwitaba Imana apfira mu karere ka Hebron, akaba yari umukecuru w'imyaka 127. Umugabo we Ibrahim arahababarira cyane, arasenzeka kuko yaramukunda. Ibrahim alayhi salam yaguze ubuvumo mu isambu y'umugabo witwaga Efron mwene Sakhar ku bipimo 400, ahashyingura Sara. Nyuma yaho Ibrahim yarambagirije umuhungu we Ishaq, umukobwa witwa Rufaqa binti Batwail, amwoherereza umuja we kugira ngo amumuzanire iwabo, amuheka ku ngamiya ye. Ibrahim nawe yaje kurongora undi mugore witwa Gantora, waje kumubyarira abandi bana. Nuvuga ngo nyuma ya Ismail na Ishaq, Ibrahim yaje kubyara abandi bana bavuka kuri uyu mugore witwa Gantora. Hari uwitwa Zamrani, hari uwitwa Yagshani, hari uwitwa Madani, hari uwitwa Madian, hari uwitwa Shayaq, hari n'uwitwa Shoh. Bamwe mu bamenyi bagiye batandukanye bakomoje ku rupfu rwa Ibrahim alayhi salam, bavuga ko yaba yarapfuye urupfu rutunguranye kimwe nka Nabi Dawud na Nabi Sulaiman. Abandi bakavuga ko Ibrahim alayhi salam yarwaye akaremba akaza gupfa, agashyingurwa mu buvumo bwo kwa Efron iruhande rw'umugore we Sara, ndetse imihango yo kumushyingura ikaba yari ihagarariwe n'abahungu be bombi Ismail na Ishaq. Ibrahim alayhi salam yasaziye ku myaka 175, akaba yari yarasiramuwe afite imyaka 80. Niwe muntu wa mbere wasiramuwe bwa mbere, ni nawe muntu wa mbere wameze imvi. Amaze kubona imvi mu bwanwa bwe no mu musatsi za zinde 2-3, abazimana subhanahu wa ta'ala ati bini biki ya Allah. Imana iramubwira iti izo ni imvi, ni zabukuru. Asa Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala kumwongerera imvi nyinshi. Ni nawe muntu wa mbere wagabanyije ubwanwa, ndetse akaba ari nawe muntu wa mbere wambaye icyitwa ipantaro. Ibrahim alayhi salam, ikaburi ya Ibrahim alayhi salam ni y'umuhungu we Ishaq, ni y'umwuzukuru we Yaqub, bivugwa ko ziri hamwe muri hekaru yubatswe na Sulaiman mwene Dawud mu karere ka Hebron. Aho hantu harubahirizwa ku buryo harindwa kugira ngo hatagira abahakandagira uko babonye, kwirinda koko haba harimo inshuti y'Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala Ibrahim n'intumwa zayo. Abana ba Ibrahim nk'uko twabibonye, umwana wa mbere wa Ibrahim ni Ismail wabyawe na Hajar w'umunyagiputa w'umunyamisiri, yakurikiwe na Ishaq wabyawe na Sara umukobwa wa se wabo wa Ibrahim. Nyuma yaho Sara na Hajar bamariye kwitaba Imana. Ibrahim yarongoye Gantora umukobwa wa Yaqtan w'umunyekanani, babyara n'abana twavuze Madian, Zamrani n'abandi. Na nyuma y'uwo Ibrahim yarongoye undi mugore witwa Hajun umukobwa wa Umaym, babyara n'abana 5 aribo Kisani, Sorj, Umaym, Lutani, Nafis. Ibi byavuye mu gitabo cya Abul Qasim As-Suhaili At-Ta'rif wal-i'lam. Noneho turebe Ismail. Ibrahim alayhi salam yarafite abana benshi, ariko abamenyekanye cyane ni babiri, ni Ismail na Ishaq. Ismail alayhi salam yamenyekanye cyane kubera igitambo se yashatse kumutanga, kubera ko ari we mwana mukuru Ibrahim, akavuka kuri Hajar w'umunyagiputa nk'uko twabibonye. Abavuga ko uwari ugiye gutangwaho igitambo ari Ishaq babikuye ku banyayisiraheli, bo bahinduye Taurat bagahindura na Injili, bagahindagura zimwe mu nyandiko z'ibyo bitabo byombi. Mu by'ukuri Ibrahim yategetswe kubaga umwana we w'ikinege, umwana umwe,
kandi mukuru nta wundi rero yari Ismail alayhi salam. Igitangaje nuko no mu bitabo byabo bivugira ko Ibrahim yabyaye Ismail ageze mu myaka 86 hanyuma akaza kubyara Ishaq ageze mu myaka 100. Ismail rero niyo mukuru, ibyo nta mpaka. Ismail alayhi salam yarangwaga na hilm, gucisha make, akarangwa na sabr, kwihangana, akarangwa na sidqul wa'd, kuzuza isezerano, almuhafadhatu ala salah, kuzirikana amasengesho no kushishikariza be abo mu rugo rwe gukora amasengesho. Ibi ni ibintu byarangaga Ismail alayhi salam. Imana nyagasani iragira iti fabasharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ahandi Imana ikagira iti wadhkur fil kitab Ismail, wibuke mu gitabu, wibuke ibiri mu gitabu mo Ismail innahu kana sadiq al-wa'd. Ismail yunguyu yari wa muntu wuzuza isezerano, wa kana rasulan nabiyya, yari intumwa, yari n'umuhanuzi, wa kana ya'muru ahlahu bis-salat, yabwirizaga biwe gukora amasengesho, wa zakat no gutanga izaka, wa kana 'inda rabbihi mardiya. Ismail alayhi salam yari wa muntu wishimiwe na nyagasani subhanahu wa ta'ala. Muri surati Maryam aya 54 kugeza kuri aya 55 Imana yamuvuzeho ingeso zose nziza, imugira intumwa yayo ndetse n'umuhanuzi. Amaze kwitaba Imana yashyinguwe Hijri Makka iruhande rwa nyina Hajar. Ismail alayhi salam yapfuye afite imyaka 137. Umusangirangendo Umar ibn Abdul Aziz yavuze ko igihe kimwe Ismail yaganye Imana nyagasani izuba ry'Imaka, ubukana bw'izuba ry'Imaka. Imana nyagasani imuhishurira imubwira ngo inni sa'aftah laka baba min al-janna ila al-mawdi' alladhi tudfan fihi yajri alayka ruhaha ila yawm al-qiyamah. Imana nyagasani yahishuriye Ismail amaze kuganya kubera izuba ryinshi rya Makka. Imana iramubwira iti jewe kingurira umuryango wo mu juru aho uzashyingura, ngo amahumbezi yaryo azahuha kumva yawe kugeza ku munsi w'imperuka. Abarabu bose bo muri Hijaz bakomoka ku bana babiri ba Ismail aribo Nabit na Qidhar. Hanyuma amateka ya Ishaq n'abana be. Ishaq alayhi salam yavutse se agejeje imyaka 100. Nyina Sara yari ageze mu myaka 90. Naho mukuru wa Ismail yari agejeje mu myaka hagati ya 13 na 14. Nyagasani agira ati wabasharnahu bi Ishaq nabiyya min as-salihin wa barakna alayhi wa ala Ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Aba ahlul kitab bavuga ko Ishaq yarongoye Rufaqa, umukobwa wa Batwail, akaba yari afite imyaka 40. Se Ibrahim yarakiri. Umugore we Rufaqa babyaranye abana babiri b'impanga. Gakuru muri bo yitwaga Isaw cyangwa se Aisu, abara bamwita Aisu, Abayisraeli bamwita Isaw. Naho gatoya yari Yaqub ariwe Israel impanga, ariko hakabamo gakuru na gatoya. Yamaze bivugwa ko Ishaq yakundaga cyane Isaw kubera ko yari nkawe mfura ye. Naho nyina ubabyara Rufaqa agakunda cyane Yaqub kubera ko ariwe bucura bwe. Ishaq alayhi salam amaze gusaza amaso atakibona yahamagaye umuhungu we Aisu amubwira ko ashaka kumusabira umugisha, ariko aramubwira ngo agende amuhigira inyamaswa y'ishyamba maze amutekera inyama y'umuhigo kubera ko Aisu yari umuhigi. Aragenda ajya guhiga inyamaswa y'agasozi. Nyina ngo arite mu gutwi aratanguranwa abibwira Yaqub kuko we yari umworozi. Afata isekurume ebyiri arazotsa, izindi arateka, maze nyina amwambika imyenda y'agakuru, afata n'uruhu rw'ihene arwambika Yaqub kugira ngo yumvikane nk'umuntu ufite ubwoya kubera ko Isaw yagiraga ubwoya bwinshi ku mubiri. Yaqub alayhi salam yakoze yihuta kugira ngo atanguranwe na mwene se atamutanga. Amaze kubitunganya yazaniye se ifunguro. Ageze imbere ye Sara amubaza ngo wowe urinde? Yaqub ati ndi umwana wawe. Sara amufata aramwiyegereza aramwumviriza, maze aravuga ngo ijwi ndumva ari irya Yaqub, naho umubiri n'imyenda ndumva ari ibya Aisu. Umusaza afata amafunguro, arangije kuyafata amusabira kuzagira agaciro muri bene wabo bose, akazagira ijambo ryumvikana muri rubanda, amusabira kuzagira amafunguro atubutse no kugwiza urubyaro. Yamaze gusohoka kwa se abisikana na mwene se, nawe yinjira afite amafunguro ashyiriye se. Se yaramwaje ati wowe urinde? Aisha aramubwira ati ni jyewe nkuzaniye amafunguro wantumye. Umusaza aramubwira ati ntabwo uvuye hano mu kanya, n'amafunguro sinayafashe, n'ubusabe sinagusabiye. Aisha ati ku izina ry'Imana ntabwo ari byo. Ubwo yahise yumva ko umuvandimwe we yamuciye inyuma, ararakara cyane ndetse ahigira no kuzamwica. Nyuma yuko se azaba yaramaze kwitaba Imana. Ubwo Aisha nawe yasabye se kumusabira ubundi busabe. Se yamusabiye kuzagira urubyaro rw'inkazi ku isi, amusabira kuzagwiza imyaka n'imbuto. Nyina amaze kumva ibyo Aisha ahigira, yategetse Yaqub kuba agiye kwa nyirarume Laban mu karere ka Haran, akabayo kugeza ubwo Aisha azacururuka, kandi akazasaba nyirarume kumushyingira umwe mu bakobwa be babiri yari afite. Ubwo mukecuru yahise anabibwira Ishaq, amusaba ko yohereza Yaqub akamusabira ku Mana. Ishaq yarabikoze, maze Yaqub afata inzira aragenda bumwiriraho. Ageze ahantu atazi afata ibuye araryisegura arasinzira, arota umukororombya
uturuka mu ijuru ugera hasi, naho hakaba ari abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Ahishurirwa ijwi ry'Imana rimubwira ngo inni saubarika alayka, jewe nzaguha imigisha, wa ukthiru dhurriyatak, nzagwiza n'urubyaro rwawe, wa aj'al laka hadhihi al-ard, kandi ngo iyi si nzayikuraga, wa li'aqbaka min ba'di, nyirage n'abazagukomokaho. Ibyo nibyo Nabi Yakubu yahishuriye. Yakubu alayhi salam akangutse yarishimye cyane, ashyiraho inadhiri yuko nazasubira iwabo, aho hantu azahubaka ingoro y'Imana, kandi ku by'Imana izamuha azajya atangaho 1/10. Nibwo yafashe ryabuye yiseguye maze arisiga amavuta kugira ngo atazaryibagirwa. Aho hantu niho hiswe Bait Eli, inzu y'Imana, ariho hitwa uyu munsi Baitul Maqdis, ingoro ntagatifu. Yakubu amaze kugera kwa nyirarume i Harani, yasanze nyirarume afite abakobwa babiri, Leya n'uwitwa Raheli. Umukuru yari Leya, akaba atari mwiza nka murumuna we kuko yari afite utwiso duto akareba ahunyeze. Noneho Yakubu alayhi salam asaba nyirarume kumushyingira mubyara we Raheli. Nawe nyirarume Labani amubwira ko agomba kubanza akaragira ihene ze imyaka 7. Yakubu arabyemera. Yahise ubwo atangira kuragira ihene imyaka 7. Ayishoje nyirarume ategura ibirori, atumira abantu, arateka, ariko ategura Leya aba ari we yohereza mu nzu kwa Yakubu. Bukeye Yakubu asanga bamuhaye Leya kandi yarasabaga Raheli. Abaza nyirarume impamvu yamuhaye watamwatsi. Nyirarume aramubwira ati ubundi mu muco wacu kirazira gushyingira umwana muto hakiri umukuru. Aramubwira ati rero niba nawe umushaka ugomba kubanza ukandagirira ihene nanone imyaka 7. Yakubu arabyemera, akomeza kuragira ihene za nyirarume yishakira Raheli. Ariko na Leya bari kumwe, imyaka 7 yarashize arayisoza, maze Labani amushyingira Raheli. Babana bombi bava indimwe. Labani yahaye abakobwa be abajakazi bazabafasha imirimo mu rugo. Leya yamuhaye umujakazi witwa Zilfa cyangwa se Zilpa. Raheli amuha umujakazi witwa Balha. Imana nyagasani yahaye Leya urubyaro. Umwana we wa mbere yari Rubayeli na Shimon na Lawi ariwe bitirira Abalewi, na Yahuda ariwe bitirira Abayuda. Raheli amaze kubona mukuru we abyaye abana 4 atarabyara kubera ko yari ingumba, yarafushye arababara. Abuze uko abigira, ategeka umujakazi we Balha kuryamana na Yakubu kugira ngo arebe ko yamubyarira nawe akana ko kazamumara irungu. Yakubu alayhi salam yabonanye na Balha, asama inda y'umwana w'umuhungu avutse bamwita Dani, arongera asama inda nayo y'umuhungu avutse bamwita Naftali. Leya nawe akora nk'ibya Raheli, ategeka umujakazi we Zilpa kubonana na Yakubu, nawe yaje kumubyaraho abahungu 2, Gadi na Ashiri. Nyuma yaho Leya yaje kongera abyara abandi bana, abyara Isakari, abyara Zabuloni n'umukobwa witwa Dina. Abana bose ba Leya bari 7, abahungu 6 n'umukobwa umwe. Ubwo Raheli akaba nta mwana n'umwe arabona, ajya ku masengesho asaba Imana cyane ngo izamuhe kubyarana na Yakubu. Imana yakiriye gusenga kwe, aza gusama abyara umwana w'umuhungu, umwana mwiza, umwana w'igitangaza, umwana uhebuje, ari we Yusufu alayhi salam. Icyo gihe cyose bari bakiri Harani kwa nyirarume wa Yakubu, akomeje kuragira ihene ze. Yakubu yabaye kwa nyirarume imyaka igera kuri 20. Noneho aza gusaba nyirarume kumurekura agasubira iwabo kwa se na bene wabo. Nyirarume yabyakiriye neza, aramubwira ngo nsaba icyo ushaka kuko wampesheje imigisha kuva wajya mu matungo yanjye. Yakubu amusaba kumworoza kuri buri hene ihaka muri uwo mwaka, akazamuha buri nyagazi kuri buri bara n'amasekurume ku ibara rimwe. Yakubu yafashe igiti cy'ubunyobwa agitera mu gishanga, ihene ze zashokeragamo, ubunyobwa buragenda burakura karahava. Ihene zirarisha, zirashisha, zirororoka, amatungo aragenda mu bana menshi, ashaka abagaragu benshi, kugeza naho nyirarume nawe byamurenze agatangira kumugirira ishyari. Imana subhanahu wa ta'ala yaje guhishurira Yakubu alayhi salam gusubira iwabo muri bene wabo, inamusezeranya kuzamuba hafi no kumurinda icyo ari cyo cyose atinya. Yakubu alayhi salam yabibwiye abagore be n'abana be, bose babyakira neza, bemera gusubira aho akomoka ku ivuko. Ubwo bari bahagurutse bagiye, Raheli yibye ibigirwamana bya se Labani arabihisha. Bamaze kwambuka umuhana umwe, Labani abaza inyuma n'abamuherekeje, azabwira nabi Yakubu ngo kuki yahagurutse atamubwiye ngo azasezere no ku bakobwa be, asezere no ku buzukuru be, abakorere n'umunsi mukuru wo kubasezeraho. Labani anamubaza impamvu bamutwariye ibigirwamana bye. Yakubu asanga uwo mukuru ntayazi. Byabaye ngombwa ko atangira kubasaka bose uko bakabaye, ariko Raheli akaba yari yabihishe mu ipfupfu ry'ingamiya ayicayeho hejuru. Yanga no guhaguruka ababwira ko ari mu mihango. Bamaze gushoberwa, Labani yababwiye ko abashyize mu kato, bazibane n'abazibane, bemerana ko ntawe uzambuka umuhana ava iwe ajya uwundi. Batetse ibyo kurya, batumira n'abandi, barasangira, barangije basezeranaho, baratandukana bajya iwabo. Ubwo bari bageze hafi ya Sayiri, Yakubu yahuye na marayika amuha ikaze. Yakubu yohereje intumwa kwa mwene nyina Ayiso, zifite ubutumwa bumwihohoraho no kumwicishaho bugufi. Intumwa zagarutse zimubwira ko mwene nyina yamaze kwambara urugamba, yaje yahagurukanye n'abarwanyi 400 biteguye guhangana na Yakubu, nabo ari kumwe nabo. Yakubu abyumvise agira ubwoba cyane, atangira amasengesho asaba Imana kumuha ituze, ayibutsa ko yamusezeranyije kumurinda, ayisaba kumurinda ishari
shari ya Aisu. Yakubu yateguriye mwene nyina impano igizwe n'ihene 200 z'inyagazi n'amasekurume 20 n'intama 200 n'amapfizi yazo 20 n'ingamiya 30 n'inka 40 n'ibimasa 10 n'amafarashi 20 n'indogobe 10. Yategetse abagaragu be gushorera izo nyamaswa bakagenda bahana intera hagati ya buri bwoko bw'inyamaswa n'izindi hakajyamo intera. Abagaragu yabategetse uko bagenda bavuga nibahura na Aisu akababaza ba nyiri izo nyamaswa yuko ari za Aisu zivuye ku mugaragu we Yakubu. Yakubu yabaje inyuma ari kumwe n'abagore be bombi n'abajakazi be n'abana be 11. Yasigaye inyuma yabo amajoro 2 kubera ko yagendaga nijoro akihisha ku manywa. Bukeye mu rukerera rw'ijoro rya kabiri hari malayika watungutse imbere ya Yakubu mu ishusho y'umuntu. Yakubu amusatira nk'uwo bagiye guhangana, malayika amutera ijanja ku kaguru, Yakubu atangira gucumbagira. Bukeye izuba rirashe, malayika abaza Yakubu ngo witwa nde? Witwa nde wowe? Yakubu ati nitwa Yakubu. Malayika aramubwira ati guhera ubu uzajya witwa Israeli. Izina Israeli ntaho rivuye. Yakubu nawe yaramwajije atese noneho wowe urinde. Malayika aramwihorera arigende. Misiyo yari irangiye ko ari kumubwira ko yitwa Israeli ari nawe witirirwe kiriya gihugu nyine uriya muryango. Yakubu yongeye kubura amaso abona mwene nyina Aiso amuhingukiyeho n'ingabo ze 400. Yakubu amujya imbere akora sijida 7 imbere ye kuko byari byemewe mu mategeko yabo nk'uko bavandimwe ba Yusufu n'ababyeyi be bayimukoreye ndetse nk'uko n'abamarayika bayikoreye Adamu. Aiso abibonye atera intambwe yegera mwene nyina afatwa n'igishyika aramufata aramuhobera yubuye amaso abona abagore n'abana be n'abajakazi. Aramubaza ati aba bantu se n'abandi? Yakubu ati n'abanyagasani wawe yahaye umugaragu wawe. Bose uko bakabaye bigiye imbere n'abana babo bubamira Aiso. Ubwo Yakubu yamumurikiye amatungo yamuhayeho intashyo. Yakubu arakomeza amanukira Baitul Maqdis ahagura umurima awugura n'witwa Shachem mwene Jamur awugura intama 100 awubakamo ihema urusengero n'ibagiro ry'ibitambo aryita Ili cyangwa se Imana y'Abanyayisiraheli. Aho hantu akaba ariho Baitul Maqdis ya none haje kuvugururwa n'intumwa y'Imana Sulaiman mwene Daudi alayhi salam. Aho ni naho hantu Yakubu alayhi salam yaraye akisegura ibuye bwacya akarisiga amavuta kugira ngo atazaryibagirwa kubera inzozi nziza yaharote. Wa mukobwa wa Yakubu witwa Dina yaje guterurwa na Shachem mwene Jamur wa wundi wagurishije Yakubu wa murima maze aza gushaka kumusabi wabo ariko amufite. Ibintu byababaje bene Yakubu basaza baramubwiye ngo iwacu ntidushingira abantu badasiramu, babategeka bose kubanza bakisiramuza. Babikora bose uko bakabaye. Nyuma y'iminsi mike bakomeza kubabara bararibwa cyane. Bene Yakubu abahungu ba Yakubu babiraramo babica bose babitura agasuzuguro babanje kubasuzugura babanyaga n'ibyabo byose. Nyuma y'ibyo nibwo Rahel yaje kubyara undi mwana we wa kabiri ariwe bucura bwa Yakubu ariwe Binyamin. Ntibyatinze Rahel yaje kwitaba Imana. Yakubu amushyingura Baitul Lahm n'uvuga ngo ni Bethlehem. Ahubaka ikibuye kinini kizwi ku izina ry'imva ya Rahel kugeza ubu ngubu. Abana ba Yakubu alayhi salam kuko twayibonye yabyaye abana bagera kuri 12 b'abahungu n'umukobwa umwe. Hanyuma abana bavuka ku mugore we Leya ni Rubayl na Shimon na Lawi na Yahuda na Isakar na Zabulon. Naho abana bavuka ku mugore we Rahel ni Yusuf alayhi salam na Binyamin. Abo bose wari intumwa ni Yusuf. Abavuka ku mujakazi wa Rahel ni Dani na Naftali. Naho abavutse ku mujakazi wa Leya ni Gadi na Ashir. Nyuma yaho Yakubu alayhi salam yasubiye kwa se Ishaq Hebron. Se aza kwitaba Imana ageze mu myaka 180 ashyingurwa n'abana be bombi Aisu na Yakubu iruhande rw'imva ya se Ibrahim na Sara. Imana ibaho amahoro n'imigisha. Iki rero cyari kiganiro dusozerejeho tuvuga ku mateka y'intumwa y'Imana Ibrahim ndetse n'abana be Ismaili na Ishaq. Mwumvisemo n'abandi bana Ibrahim yaje kubyara nyuma y'urupfu rw'abagore be bombi Sara na Hajar. Ibrahim yari afite abana barenga 10 muri rusange ariko baje kumenyekana cyane kubera ko bari intumwa z'Imana ni Ismail na Ishaq. Ndetse no muri abo bana nabo baje kugira ababakomokaho b'intumwa nka Ishaq yabyaye Yakubu yari intumwa y'Imana. Yakubu ni nawe witirirwa igihugu cya Israeli kuko n'izina rye ni Israeli. Abo bose n'abakomoka kuri Nabi Ibrahim alayhi salam. Ikindi cyumvikanamo ahangaha nuko Ibrahim alayhi salam niwe sekuru w'amahanga nkuko tubibona muri aya mateka. Ari abanya-Israeli bakomoka kuri Ibrahim, ari n'abanyaburayi bakomoka kuri Ibrahim kubera ko uriya muhungu we w'imfura gakuru Aisu bivugwa ko ariwe ukomokwaho na Rome, ikitwa igihugu cya Rome ushatse bayifata nk'ikira gice cy'Iburayi. Hanyuma n'Abarabu bagakomoka kuri Ismail alayhi salam. Uvuga ngo Ibrahim alayhi salam niwe sekuru w'amahanga. Ibrahim alayhi salam niwe gicumbi cya aqida, niwe gicumbi cy'imyemerere itunganye, imyemerere mizima. Ukuvuga ngo abantu baba basabwa kugendera ku mico n'imigenzo y'intumwa y'Imana Ibrahim nk'uko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam we yategetswe no kugendera ku migenzo Ibrahim. Imana
nyagasani yamubwiye iti thumma awhayna ilayk an ittabi' millata Ibrahim, twaguhishuriye kugendera ku mico n'imigenzo ya Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam uyu nguyu Imana yamuvuze ho ibintu by'ingenzi by'ingirakamaro muri Qur'ani ntagatifu. Urugero hari nkaho Imana igira iti waqalu kunu huda aw nasara tahtadu, abantu baravuze ngo abayahudi bati mwibera abayahudi muzaba muyobotse, abanasara nabo bati muzibera abanasara nimwe muzaba muri mu nzira y'ukuri. Imana nyagasani iti bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin, ahubwo kuyoboka kwiza ni ukugendera ku mico n'imigenzo ya Ibrahim. Ahandi Imana nyagasani kagira iti am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut, Imana iti mwari muhari ubwo Yakobo yaragiye gupfa, idh qala li bani, ana magambo Imana ibwira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakobo ni ukomoka n'imiryango y'abanyayisiraheli, noneho agiye gupfa babana be 10 n'abangana, ni uwuhe murage yabahaye? Qur'ani niyo iwutubwira, ubwo nta nundi watubwira ibindi, kuko Qur'ani iratubwira umurage Nabi Yaqub yahaye abana be 10 n'abangana. Qur'an iravuga iti am kuntum shuhada idh hadara Yaqub, mwari muhari ubwo Yakobo yaragiye gupfa. Qala li bani, yabwiye abana be ma ta'buduna min ba'd, yabajije abana bati muzasigara musenga iki nyuma yanjye? Abana baramushubije ngo qalu na'bud ilaha, tuzasenga imana ya, tuzasenga imana yawe wowe, wa ilaha abaika Ibrahim, dusenge imana ya sogokuru wawe Abraham, ilahan wahidan, imana imwe rukumbi, wa nahnu lahu muslimun, kuri iyo mana twebwe tuyikiranuyeho, ruvuga ngo niyo twiyeguriye, niyo twimariyemo. Uwo ni umurage wa Nabi Yaqub, intumwa y'Imana Yakobo yasigiye abana be, babana be barimo Yusuf, barimo Binyamin, barimo n'abari abandi ba Gadi, ba Ashiru, ba Naftali bande. Umurage Nabi Yaqub yabasigiye tuusanga muri Qur'an. Muzasenga iki? Tuzasenga imana yawe, imana Ibrahim, imana ya Ismaili na Ishaq, akaba ari nayo mana. Ikiganiro rero ku ntumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam, mu byo nyagasani yadushoboje gukoraho ubushakashatsi tukigarukirije ahangaha. Tuzakomeza ibiganiro zindi ntumwa zisigaye nyuma. Mwari kumwe n'umuvandimwe utegura ikiganiro kandi akanakibagezaho Sheikh Mohamed Rubona. Wa hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.